ariko abantu baratinyuka. Ngiye burase Covid mfashe n'icyemezo nkavuga ngo ngiye kwiba. Nakabije nkiba nakwiba daso. Ukiba na ADF hagati ariko tuvuga iby'imanza. Ejo nubwo urubanza rw'ababa ntubaregwa ku bijyanye n'amatike aciye mu gisirikare cy'u Rwanda babura ni Nyamirambo bari mu giciro ngo bibiri. Igitsinda ririmo abafana ba PER n'abajyanye nayo bari ukwabo. Hanyuma ejo ariko ngo urukiko rwakatiye igifungo cy'iminsi 30 rwa gisirikare Nyamirambo. Abari abacuruzi bakoreshaga amatike nabo ya gisirikare bajya kurangura basa nkaho babagabanyijemo kabiri kuko aba PER bajya ukwabo n'abandi ari kurumva bose aho bibaga hari hamwe cyangwa se aho bakoraga amafaranga y'amatike hari hamwe kandi byakorwaga n'abasirikare kugira ngo bakorane n'abacuruzi. Aho ngo amakuru hari nuko hazamo n'umukomisiyoneri w'umusirikare. Oya urumva nk'umusirikare watangaga iyo liste ngo babashyire kuri liste babite nk'abantu bagiye gukorana na RDF mu mirimo runaka. Yego ntabwo yari bubamenye umusirikare ariko afite niba mu mategeko bamwita icyitso cyangwa umufatanyacyaha ariwe wamenyaga abacuruzi bakeneye kujya kurangura akajya kubagurira amatike kuri uwo muntu. Ariko amakuru aratari gihamya ntazi y'umucamanza ariko yemeje ariko mu mpamvu zikomeye zituma bafungwa ngo harimo yuko amafaranga nubwo wa mucuruzi yatangaga 600 kwita igiguri cyabiri iyo discount ntabwo ibaho ku isi nzima. Nta muntu ujya ugabanya 30 ntabwo bikunda ku itike y'indege ntabwo bibaho. Ni cyokora wabuze nk'itike nk'ubu nguzi itike none izajya muri Amerika niba itike igura icyarindwi nkayigura none nshaka kuzagenda mu kwa 12 nshobora kuyigura 700. Aho birumvikana kubera ko icyo biba bivuga baravuga ngo yaduhaye amafaranga ye mbere kandi kuko amafaranga yunguka azajya kugena n'undi y'amafaranga asa nkaho yageze ku giciro cyacu cy'uwo munsi. Ntekero nayo icyizere nyine oya no kuba warekuye amafaranga kuko amafaranga kuva hakamara ahantu igihe aba akwiye kubajyana inyungu muri business. Ariko umuntu kugura itike ku wa mbere azagenda ku wa gatanu ikagabanyukamo kabiri. Ubwabyo mu by'ukuri umucuruzi usanzwe ujya kurangura mu Bushinwa azi ukuntu itike igura cyane. Numwe mu bantu bazi uko indege zikora. Kuba rero yemeye kugabanyamo kabiri hari igikorwa cyabaga kirimo kuba. Nubwo wenda umushinjacyaha wa gisirikare atabona umugambi n'ubushake ariko ukize muri logique habaga ariko abantu baratinyuka. Ngiye burase Covid mfashe n'icyemezo nkavuga ngo ngiye kwiba nakabije nkiba nakwiba daso. Ukiba na ADF hari rubanda rutinya. Urumva wenda abantu bayakuye muri ministeri y'ingabo tuve kuri babandi b'abafana bashobora kugenda mu gihiriri wenda bo ku buryo umushinjacyaha mu iperereza rye ashobora kwisanga harimo abibaga harimo n'abagiye mu gikundi cy'akavuyo nka kundi ndurushaho kuvuga twese tukiruka ariko hakaba hari uzi icyo ahunga njye nkaba mpunga kuko mbona undi ahunga ukaba nka rwa rukwavu rwavuze ngo ishyamba rirahiye abandi bose bariruka bageze imbere bati sundiye yati jye nabonye biruka nanjye ndiruka mbona abandi biruka nanjye ndiruka ariko nyiri kwirukansa ishyamba rumwe. Ikindi kintu nibajije RDF idatinya guhagarara ngo yirukane generali kubera ikosa idatinya gufunga generali yakubise umuntu mwibuka generali ngo wari wahagarikiye abashumba be bagakubita umuntu ntabwo ari wamukubise yabahagarikiye yinjiye muri oya ntacyo yabikozeho kandi abashumba arabe baramufunze. Ubwo uwo muntu udatinya ukuntu bafashe siniya genero bakamufungira kuri icyo kintu twese twavuga tuti ikintu bagifungira generali aba yari mu gisirikare nk'icyo kwantuza nta kibazo twagiye simubize ntibatinye generali ni gute kapiteni cyangwa undi muntu uri aho watinyutse kuryama ariko bigenda bite ngo abantu bagira imitima idoze. Ariko jyewe narababwiye hari umuntu ushobora gushyira amafaranga hariya ya ruswa ugashyira n'umukozi wa RIB hariya kavuga ati nyafate tu aho gataye amafaranga rero hari RIB ninyafata haramfunga ariko reka nkwereke reka nyafate areba ubundi nyuma tudiringe ubwo nibinanga bamfunge nzayarye nsohotse. Uzi ikintu gihari izo diru azitekerezaho kuri urwo rugero utanze ariko atabisirikare ntabwo bikunda pe. Ariko njye mfite ikibazo kubera uzi impamvu ko bidakunda naho wicara bakabaza bati generali yazize iki bati yatungutse ku kazi afite umushuke ntabwo abasinzi bakora muri RDF yaje ari kumwe na Marayika Rufonse arinzwe na Marayika urinda abasinzi
bakabyirukanira generali none ugasigara bibaza uti nibagera kuri kapiteni ibyifundo igira iki ubwo uwo muntu yaryaga ayo mafaranga arya ya gwanzu afata yabajya gukina imipira akumva ibintu bizarangira noneho kuri RDF none si iyo tike biga uri muri karitsiye Kimisagara wafumyamo Ariya gwanzu arimo ibyo ni ibya RDF none se niba nge nzagenda kuwa gatanu iyo tiki iyo kampani yayigurishije iyo urumva nta muntu ifitemo aho ngaho oya bino bintu biratandukanye ni ukuvuga ngo hari abantu b'abacuruzi hari abasirikare bano bakurikiranywe cyangwa iperereza rishobora no kuzabona abandi niba rigikomeje bo bakora lisite ari naho bitandukanye ubushiye mu kiganiro cyacu twavuga ngo ninde wasinyiye amafaranga kuko gihe numvaga kapitene atasinyira ku kigega cya RDF amafaranga angana oya kumbi ntaho bahurira n'amafaranga ya RDF yaba abakapiteni yaba n'abacuruzi ahubwo ikiba niki kuvuga ngo Rwanda yayo aba bakapiteni bari muri iyo office bakora lisite y'abantu bazagenda mu izina rya RDF yego ari quest ikandika iti nibo basanzwe bayitanga Shadadi Sikovia aba bandi bakaba abasirikare bari mu kazi bagashyiramo nanjye yego noneho wa wundi wa Rwanda yewe yareba ya listi akabashyira muri database z'abantu bazi akora noneho akabaha amatike mwe mukagenda wenda niba bishyuza ku kwezi agafata fagitire iriho na liste y'abantu bagiye bahawe itike akayiha RDF uyu mwenda mutubereye noneho RDF yajya kwishyura akavuga ati se Sikovia te muri iyi abasirikare bajyaga Rwanda kuko watanze tike we ntago azi ngo uyu ni umusirikare ari mu nyibutso harya Fande Rwivanga yatubwiye cyagenda amazaga ni ikizanomero zirambe ntabwo iyo batanga nomero batanga liste y'abantu bajya muri RDF ntabwo bashyiraho nako muri Rwanda ntabwo bashyiraho nomero ya gisirikare yaho ariko ubwo hari ikibazo hari icyabayeho hagati y'umuteketeri oya umuteketeri ngewe ni ukuvuga ngo umuntu ushinzwe ko tumuha amatike aranyandikira amuhaye urutonde ruteyeho kashi isanzwe yemewe abantu ni 40 urabaha amatike barajya Rwanda we ntabwo ashinzwe kubaza ngo abasirikare 40 bagiye gukora kandi mu gisirikare abasivili n'abasirikare bajyana mu kazi ntabwo ugomba kubaza ibyo wateraho kashe nawe aremeza akurikije ko yabihawe n'urwego rusanzwe rugira rute rubimuha ni ukuvuga ngo uyu musirikare icyo yakoze uraha akekwaho utaremeza ko ariko kuri ko umucamanza ntabyemeza yinjiriye mu bubasha yahawe n'inshingano we akajya ashyiramo abandi bantu ariko akabinjira muri lisiti isanzwe iri nomo akabashyiramo we nta yindi nyungu yumve ba bantu itike yaguraga 200 bamuhaye 600 ayakubita nicyo navugaga andi fisa ntayahari kuko Rwanda yizishyura yose icyarimwe izatanga fagitire urumva kimwe cya kabiri kuri buri muntu noneho umusinyateri wo kuri konti si ibi bintu uko ndi ntabwo ikibazo ari icyo cy'amafaranga Rwanda irishyuza ahubwo batangira kureba raporo y'abagiye mu mishoni n'abakoze akavuga ati aba batanu se ni bande yashyiramo yabashaka akababura yashyiramo nimero matrikire si ngombwa ko bagomba kuba ari abasirikare kuko urumva bashobora no gutwara n'abafundi bakorana ntibagendaga n'ubundi iyo mwagiye kuri iyo lisite gutya mutwara pasiporo de serivisi oya ntabwo aricyo bivuga ntabwo arizo mujyana iyo muri kuri lisite gutyo ntabwo aricyo bivuga wajyana ordinary iya serivisi ni igihe nta yindi wari ufite irihuta kuyibona ntabwo bagukuraho iyawe kandi uyisangamo cyo ari keretse uri urwego rwa leta kugira ngo nugaruke uri umukozi wa leta unahabwe hari n'abantu bagomba gusohoka mu gihugu basinyiwe ngewe niba njyanye n'abo bantu mu kazi ariko ngewe ntari muri abo nge ntabwo ngomba kujya bambaze ngo we kutasinyiwe na PM nasinyira sanzi hehe nge ko ndi Sikovia wowe ukaba uri PS yego ikibazo cyabaye kuri fagitire rero urumva fagitire z'ibyo rero uriya wishyura uwo wishyura ari nawe mu kiganiro cy'ubushinwa navugaga ngo nawe bamushake ntacyo bari bumushakaho kuko ahubwo yaje kubona ko urutonde rurimo gupfa rufifi ibintu byamuguye haratungurwa aravuga ati none se aba bantu bwa mbere narishyuye harimo umuntu ushidikanya aba bantu noneho bigenze bite aba bacuruzi noneho agwa no ku mazina yareba amazina akabona umuntu tuve ku mazina kuko aya mazina yo yaje mu mikino kandi urabona ko uyu muntu wapangaga amafaranga uyu musirikare wari urimo hano niba ari umwe muri aba bakobwa cyangwa badamu cyangwa se ukekwa twe kumuhamya icyaha ntabwo yarebaga niba hari abasirikare n'urugero bagina ikampara
hari ibintu bya RDF by'abantu barimo kujyamo agahita afite abo umukomisiyoneri bakamureba niba hari umuntu ukeneye kujya Kampala akamwinjiza ku rutonde kuko ntabwo yamwukiraga ni ahantu nuko hajemo aba bagwanzu se Rwanzu buriya hashobora kuba hari nk'abasirikare bari bagiye wenda gusuzuma ibintu runaka cyangwa se bakorana n'igisirikare kureba ibibera wendayo hari abantu 10 bari bugende haze n'abandi 10 bashyireho uwa Rwanda ntari butandukanye kuko yakiriye email ngo uraza kwakira liste y'abantu h'amatike bamubwiye umubare mu kanya ngiye gukora liste bari bamubwiye itike aho zijya se nyine zirajya Rwanda ariko ndabyumvise yego muri Rwanda yabandikiye bati dukeneye ko muduha amatike y'abantu bazajya Rwanda yego ubishinzwe Scovia araza kubaha urutonde nge none rwa rutonde najya kuruterura nkatwara abajyayo koko nkabongeraho n'abakinnyi bandi urumva tekinike ziri aho ahubwo iyi diri ushobora ko yari imaze igihe ku gisirikare byari bubagore ariko niba barabashije no kubikora bikemera harimo ikintu kikibaba gikomeye ikibaba nugishaka urakibura kanguha urugero none aha nk'ubu wambwira ngo Janvier niwe ushinzwe kurekura amashusho yego twicaye hano yarekura amashusho kuko buri mwanya simba ndeba televiziyo nawe wediting inkuru buri mwanya ntabwo ureba n'ibiyo wamuhaye yiza mbere ariyo yaje mbere ariko twese ntabwo uri bumwicare iruhande twizeye ko ari ushinzwe kurekura amashusho asohoka wayamuhaye umurekera inshingano ze ahubwo wagezemo arayerekura urumva we nta kibaba wakingiye Janvier gusa nyine iperereza niryo risuzuma rikareba niba haba hari undi ariko simbabeshye ku isi nzima umujura wa mbere ukomeye ubundi yiba RDF yirukana generali watutse umuntu ikamubwira ngo byiza wakoze ntabwo biguha ububasha bwo kwangiza izina ryacu ariko kandi nibo biza abaturage bose niyo ibintu byabiberanye bavuga aka karere ko katunaniye mwaduhaye umusirikare hano ko umujura yaje mwazanye abasirikare cyane ukurikije ukuntu ibyo bintu byakorwaga bwari uburyo ubundi umuntu atapfa kwita avumbura ngayo nguko rero ubwo nuko bimeze nkuko umuyobozi wa RMC Mutesi Scovia abitangaje avuga ko bamaze kubashira mu byiciro bibiri bamwe bamaze no gukatirwa ukwezi kumwe iminsi 30 nyuma y'iyo minsi 30 sinzi nimba bazataha sinzi nimba hari ubundi buryo bizakurikira ariko ibyo tutumvishe nuko tigeze twumva Barigari Rugaju banta biganiro n'abandi mu banyamakuru ntabwo tuze tubumva twumvishe icyiciro cy'abacuruzi ariko mwibuke ko kuwa kabiri niho bazasomerwa bari abanyamakuru ndetse n'abari aba ofisiye mu gisirikare n'abari abayobozi wa RSS so reka dukomeze rero kuyanganisha abari muri kasho komeze tubabwira ati mukomere igihe kimwe muzasohoka ariko hari n'amakuru meza ko bashobora kutazamara igihe kinini icyo cyo kirizewe kuko investigation hari byo zigaragaza so reka dukomeze rero kumenya ngo bizogenda gute ko bizagenda niko tuzabyakira ariko icyizere cyo dufite nuko bizagenda neza yesani kuri channel Ineza Empire icyusabwe ngo kanda subscribe wowe wayikanze kanda like sharing ku bandi kandi ndagushimira cyane Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi kandi ibarinde imikoshi iva ku mwanzi yese kadukomeze n'ibindi biganiro bikurikira uwo yari Mutesi Scovia n'utwereje kumviriza ibindi biganiro ni mukanya keep subscribe like and share comment cyo cyambere